gutangira gahunda yo kwita ku bidukikije ariko by'umwihariko amashyamba. N'urukundo bikabana natwe. Tugiye gutangira rero aya materaniro y'iyi porogaramu, reka tubane n'umwuka wawe wera. Ibi byose turi kubikora mu izina ry'Uwiteka, turi kubikora mu izina rya Yesu, kandi warakusezeranije ngo ibyo tuzakora twizeye byose birimo tubere umugisha umwuka wera azaba ari kumwe natwe. Uwiteka Imana ijana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahigire ibirimo ayirire, kugira ngo duhumeke neza nuko ibi biti bizana umwuka tukawuhumeka. Nabyo ngo kugira ngo duhumeke nuko bibona umwuka usohotse mu bantu bikagera nabyo bikawuhumeka. Ubyumwe cyane Imana ni igitangaza. Kugira ngo tubeho neza nuko ari amazi tuyabona akaba ari meza tukayanywa, ni ikidukikije. Uyangiza aba yangirije ikiremwa cy'Imana. Uhinze gusa ntabwo wasarura, ari uguhinga gusa ukanafumbira ugashyiramo ishwagara n'ibindi y'amafumbire NPK, DAP na IRE, burya ntabwo wasarura hatabonetsemo igiti cyane cyane cya giti kigira gute kivangwa n'imyaka. Turabibasobanura gute? Mutega amatwi mubyumve impamvu yabyo. Igiti iyo tumaze kugitera buriya kigira imizi miremire, ya mizi ikiri hafi imwe iyo hagana hejuru hari amafumbire igenda ifata, birumvikana kugira ngo gikure. Kuko na Pawulo yaravuze ati mu guterana kwabo barahukurana kugira ngo we ahubwo bakora ibyiza babone amahoro. Rero isi turimo ibuza amahoro, isi yacu ibuza amahoro. Yabujijwe n'iki? Abantu benshi twaratesha ubuvuzi. Niyo mpamvu umwepiskopi kandi wanantumye ngo mbasuhuze yakomeje kugira inzozi zatuma abantu babasha kwivana mu bukene. Bakabona ubaka iki? Edeni twifuza. Edeni igaragarira mu bidukikije kandi Edeni ikagaragara mu mitima uko tugaragara. Edeni ikagaragara mu ngo zabo. Iyi nsanganyamatsiko reka ni kuyitindaho. Impamvu rero twaje kugira ngo tubonane namwe mbere y'uko tunyura mu ishuri tukajya no mu mirimo. Icya mbere ni ukumenyekanisha iyi gahunda. Iyi gahunda Natural Illumination ari byo byitwa FNL mu magambo arambuye, ariko hejuru hari diyoseze ifatanya ikiganza mu buryo bukomeye n'ubuyobozi bwa leta, bigatuma habaho kurwanya inzara n'ubukene mu bahinzi, kandi bigatuma hiyongerwa ibiti byiyongera. Ahantu hari ibiti burya usanga hari ubuzima ntabwo buba mu mazu, hari usanga hari imiti ikomeye. Ibyo rero bigatuma tubasha kurwanya
imihindagurikire y'igihe n'ikirere. Murabizi byarangije dusigaye tubona imiyaga ivuga ati irasemya ahantu, tukabona inkangu ahantu hagenda haduka. Kuko twaje muri FMNL. Muri kuma kukanda atari keza. FMNL. Noneho rero iyi gahunda igaragaje kwiga ubwo dushobora kwita kuri bwa butaka buriho ibiti, tukamenya ngo igiti gifite umusaruro wa none n'uw'ejo, gifite kandi umumaro munini cyane. Niba utegereje gutema igiti ujya wibuka ingaruka bishobora gutera imihindagurikire y'ikirere. Murabona ibihe dusigaye turimo. Rero se hari umuntu ukibasha kubariranya igihe kubera iki? Imihindagurikire y'iki? Muzi ikibitera se? Iki cyabitera? Amashyamba twagiye twangiza. Amaze gusobanurwa yuko hari imyunyungugu imizi y'icyo giti igerageza gufata ubutaka bwacu bukagumya kugubwa neza, n'ibibabi byacyo byahungumukira hafi aho bikaba byabora bikabyara ifumbire. Arakoze cyane. ngo mwabuze ngo muzatugaye gutinda, ariko guhera ntabwo tuzabibashanya. Mwakoze, Imana ibahe umugisha. Dushimiye ko wateguye uyu munsi ukagerageza abantu bafite imisoro itandukanye, tuje kwiga ku by'iterambere ry'aka karere, kwita ku bidukikije. Waremye umuntu ariko ushima no kumuremera ibidukikije kugira ngo abyiteho. Tubahaye ikaze abavandimwe, twuzuye ubwuzu n'ubwuzuzanye, dukomeze twuzuzanye mu mihigo tujya mbere. Turabakunda, turabakunda, turishimye, tubifurije kugubwa neza. Turabakunda. Duhuze ibiganza duhana urukundo ruzira imbereka, duhuze amaso duhana ibitekerezo bitwubaka, duhuze urugwiro duhana amahoro ashinze imizi heza, duhuze imitima duhana ubufasha nk'abavandimwe.